gufatana amaboko ajya afata naho gutera oya mumugire mumugize wakundi gisenyi twarakuraga mu mazi mu mubirindure urudutse sha mu mubirindure mu muzamure mu bagaramishije ngarukiye mu byahari hari hafi na kiriya giti nanjye kubibona byose urabibona bajyana izara abantu barimo kuvara kugera kuri none ubona n'uri kubakora abandi kugenda batandukanye bose urabona bagiye bakwikiramo n'imirambo n'abashitingi ntabwo uri kuyireba naho satwikiye buriya n'imirambo ayiwe data we mana yanjye we biriya ni ibibati by'imodoka biriya biri mu mayira haruguru ayiwe abantu ni hariya hejuru urabona iyo ugiye kugera ku kirenge muri rya korosi fata gutya nanjye njye muzangu wenege bajama mfite dusize nyamugogo bahita tugeraho badaha nyizamure telefone aho nitaongea kuri hadi kuri hejuru sawa atabaye afande abantu mwe ni agahinda gakomeye cyane, ni ibintu kubivuga bigoranye cyane kuko ni ibintu biteye ubwoba cyane, ni ibintu ngewe kujya gukora iki kiganiro nari mbuze uburyo nyikora. Ni impanuka yabaye kuri uyu wa kabiri. Mana yanjye ni impanuka y'imodoka ya interinasiyonari yavaga i Kigali yerekeza Rubavu. Iyi modoka mana y'isi n'ijuru kubivugaho uyu munsi bwo ndi kumva byanze byakomeye cyane, ni ibintu nge byananiye gukora iyi nkuru nyimaranye amasaha agera muri 3 nabuze uburyo nayivugamo, ariko ndavuga ngo reka mbe nabimenyesha abantu babe banabimenya bamenya ahantu isi igeze. Ni imodoka n'ubundi ya interinasiyonari yavaga mu mujyi wa Kigali yerekeza i Rubavu. Ahangaha yageze mu kagari ka Gako, umurenge wa Rusiga, mu karere ka Rulindo.
ibintu byabaye ni ibintu bitumvikana, ni ibintu nawe kuba wangira ngo murimo murareba video, murimo murareba amafoto aho ngaho. Ni ibintu ngewe byananiye kuba nabivuga, ni ibintu ariko mana y'isi n'ijoro. N'ubundi iyi modoka yari irimo abantu 52. Iyi modoka yari irimo abantu 52 igeze muri aka karere ka Rulindo. Ibintu byabaye n'amarorerwa, kubera ko abarenga 16, abagera muri 16, abantu 16 bahise bapfa, bahise bahasiga ubuzima. Abandi birumvikana bavuyemo n'inkomere, n'abantu nyine urimo urareba nawe ukumva ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane mana y'isi n'ijoro. Ndakubwira ngo ni ibintu bikomeye cyane. N'ubundi hamaze kuba hapfa abo bantu bagera kuri 16, abandi harimo abatabasha kuvuga baguye muri koma. Urumva nyine abantu bagera muri 50 na bangahe no kugira ngo bave muri iyi modoka, kuko iyi modoka yashwanyaguritse, iyi modoka iragenda irashwanyagurika ku buryo yageze hepfo cyane, kuko yamanutse hepfo cyane mu mukoke. Ni ibintu biteye n'ubwoba. Niyo mpamvu nkubwira ngo gukora iyi nkuru byananiye cyane, byanteye n'ubwoba, byanteye ubwoba bukabije. Bamwe urabona abantu rwose ntago nabivuga kubera ko birakomeye cyane pe. Birakomeye cyane. Ubwo umunyamakuru wacu yatwohererezaga video, nge nabibonye uherereye muri karere ka Rulindo, nabibonye ndavuga ati mana y'isi n'ijuru mbabarira. Video kuyibona mahangaha, aba bantu barimo barabakura mahangaha, birakabije cyane. Birakabije cyane kubona iyi video, birakabije cyane. mufatana amaboko ajya afatwa no gutera mumugire mugize kundi gisenyi twakuraga mu mazi mu mubirindure mu muzamure mu kugaramishije tumara muzamuze umutwe wegezana uzonga muri kubapangira mwe bafatana amaboko guke bamurabika. Ahangaha barimo barabakorera ubutabazi bw'ibanze kugira ngo babe bamwe na bamwe babashyira mu bitaro. N'ubundi kubera yuko iyi manuka ikimara kuba, n'ubundi ubutabazi bw'ibanze nko mu gihugu cy'u Rwanda murabizi, bahise bihutira n'ubundi kuza bazana ambulance, bazana ibikoresho byose byuzuye. Bamwe rero babajyanye mu bitaro bigiye bitandukanye n'ubundi byegereye hano muri aka karere, kubera ko ntago bari kubajyana ku bitaro bimwe ngo babe batwirwamo. Bagiye babajyana mu nce zigiye zitandukanye. Ntabwo twari twabasha kumenya bamwe mu miryango yabo ukuntu barimo bariyumva, ukuntu byagenze, kubera ko kuba birakabije cyane. Nihanganisha imiryango y'aba bantu rwose baguye muri iyi manuka cyangwa se banayikomerekeyemo, kubera ko abarenga 16 bo bamaze kuba bapfa, bashiramo umwuka.
abantu barenga 16 bamaze kuba barangiza kuba bahasiga ubuzima. Nyamuneka rero, nyamuneka ku bantu bakora ingendo rwose mujye mujyana n'Imana, mujye munashima n'Imana nimugera ahantu muba mugiye, kubera ko birakabije cyane, birakabije cyane, binateye n'ubwoba bukomeye cyane. Reka nkubwire ngo tuzajya tugenda tumenya amakuru agiye atandukanye, tuzanatabara n'iyi miryango nituzabasha kuba twahajya, ariko tuzanabibasha imiryango imwe n'imwe tuzajya tugenda tubajya ese ubutabazi kuri leta buzaba buhagaze gute, n'ubundi tuzajya tugenda tubibagezaho umunsi ku wundi. Namwe mushaka kuba mwatabara aba bantu, waba umuzi waba utamuzi, ukibona iyi video ndagusabye uzajye gufata mu mugongo imiryango yabo yasigaye. Reka rero nkubwire ngo iyi nkuru nyibahaye ntabishaka, iyi nkuru rwose kubera ko ndabizi ko namwe kuyumva bibateye n'ubwoba, kuyireba bibateye ubwoba. mufatane amaboko ajya afata naho gutera oya mumugire mumugize nafata indi gisenyi twabakuraga mu mazi mumubirindure urudutse sha mumubirindure mumuzamure mumugaramishije dore ngarukiye mu bya hariya hari hafi na kiriya giti nanjye ndi kubibona byose. urabibona bajyana wizera abantu barimo kuvara kugera kuri noneho nta n'uburyo bwo kugenda abandi bakagenda batandukanye. Ayo